Yesu ngarararama asenga mu isengesho ngiye kugusengera. Aravuga ngo data ndabizi kusanzwe unyumva, ariko ibyo mbikoreye kugira ngo abaraha bizere ko wantumye. Nanjye ibi ngiye kubikorera kugira ngo abakurikiye icano mwizere ko Imana yantumye. Aravuga ngo data bikorere kugira ngo ababizere. Hari ibintu Imana igiye gukora kugira ngo abantu bizere imbaraga zayo. Hari ibyo Imana igiye gukora mu muryango wawe kugira ngo abantu bizere imbaraga zayo. Hari ibyo Imana igiye gukora mu kazi kawe kugira ngo abantu bizere imbaraga zayo. Ngamaze kuvuga cyo ararangurura, aravuga ngo Lazaro sohoka. Uyu munsi Yesu yerekeza ku rugo rwawe. Uyu munsi Yesu yerekeze mu kazi kawe. Uyu munsi Yesu yerekeze ku bana bawe. Uyu munsi Yesu yerekeze ku mugabo wawe. Uyu munsi Yesu yerekeza aho hantu uryamye. Uyu munsi Yesu yerekeza aho abantu bakujugunye. Uyu munsi yerekeza aho hantu bagutaye. Uyu munsi Yesu yerekeza aho hantu umaze igihe uririra, umaze igihe warihebeye, umaze igihe wibaza ngo ibi bizageza ryari. Yo bimaze kunuka abantu barigendera, n'abagusuraga ntibagaruka, n'abaguhamagaraga kuri telefone ntibasubira kuguhamagara, n'abaguhaga pore nta busubira kubona. Ariko hari umugabo utajya uduta, hari umugabo ugumana natwe mu byago, hari umugabo ugumana natwe mu makuba. Ndagukonveka ndaguhuza n'uwo mugabo, ndakwinjiza muri uwo mugabo utajya uduta, uwo mugabo utajya ujya kure yacu. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 11. Turasoma kuri uyu murongo wa 40. Yesu aramubwira ati sinakubwiye niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimye kuko unyumvise ubwanjye. Narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivuzigiye kugira ngo aba bantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka. Amen. Reka mbanze nshimire IHUMURE TV kubw'umwanya mwiza baba baduhaye. Nshimire umukozi w'Imana Emi, kandi abadukurikiye rwose mujye mu mushyigikira, kuko ni umukozi w'Imana mwiza, ni umunyamakuru mwiza, ukunda abantu, wicisha bugufi, ukunda Imana n'abantu b'Imana. Rero mujye mu mushyigikira kugira ngo icano irusheho gukomeza kwaguka, irusheho gukomeza gutera imbere nk'uko n'izindi zose zagiye zitera imbere. Cyane cyane ko afite izina ryiza ryitwa IHUMURE. Ndatekereza uzashyigikira IHUMURE Imana izamuhumuriza mu buryo bukomeye. Imana ibaha umugisha. Ngewe rero ni intumwa y'Imana Profete Mugisha Gerard, ubakunda ubahoza ku mutima. Niyo mpamvu nza hano, ari uko Imana yampaye ubutumwa ngomba kubazanira. Uyu munsi rero tugiye kuganira amagambo meza, ariko ni amagambo avuga ngo hari ahantu Imana igiye kugusohora. Hari ibintu Imana igiye kugusohoramo kubera ko hari ibyawe Imana igiye kuzura bimaze igihe byarapfuye. Bimaze igihe byarapfuye. Utekereze mu kazi kawe bishobora kuba byarapfuye, muri business yawe bishobora kuba byarapfuye, mu rugo bishobora kuba byarapfuye. Ye biranashoboka ko ari ubukwe bwawe bwapfuye. Biranashoboka ko hari ibintu bitandukanye. Hari ibintu bishobora kuba byarapfuye mu buzima bwawe, ukaba umaze imyaka yose umwana ntawe, ukaba umaze imyaka yose amarira ari amarira. Rero ubwo hari ibintu byapfuye. Ngira ngo urabizi iyo twagize ibyago tugapfusha umuntu turarira. Rero ikizakubwira ko hari ibyapfuye nuko uzasanga uhorana amarira. Rero ibyapfuye byaba mu buryo butandukanye, yaba ari amashuri yawe, kaba ari akazi, yaba ari business wari waratangiye, yaba ari uruganda wari waratangije rugahomba, ubwo ruba rupfuye. Hari ibintu byinshi byawe byapfuye, ariko uyu mwaka
Imana ije kubizura mu kwizera Kristo. Mu mavuta mpagazemo ndagira ngo nsengere ibyawe byapfuye kugira ngo byongere bizuke mu izina rya Yesu. Amakuru reka tuyatangire neza kandi tunayabahere ku gihe. Iki ni igihe cy'ubuhanuzi, iki ni igihe cyo gukora kw'Imana, iki ni igihe Imana iduhagurukije, iki ni igihe Imana iduhaye isi, iki ni igihe Imana iduhaye amahanga, iki ni igihe Imana ije kuzahura ubukungu bw'ibihugu bwari bwaraguye. Ntabwo mvuga kuri Afurika gusa, ni ku isi yose muri rusange. Imana ije kuzura ubukungu bw'igihugu, Imana ije kuzura iterambere, Imana ije kwagura ubuzima bw'abantu, Imana ije gucingura ingendo, Imana ije gucingura zaba ari zo ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere. Hari ibintu Imana ije kuzura. Iyi covid yaje irica, ariko hanyuma y'ibyo hari ibintu Imana ije kuzura, ubuzima busubire ku murongo, ibintu byose bigende neza. Nimuvuge ngo amen. Ibi mbabwira ntabwo ari motivation, ibi mbabwira ntabwo ari morale ndi kubaha. Reka mbabwire narose inzozi, reka mbabwire nahishuriwe, reka mbabwire umwuka yarandiho, reka mbabwire navuganye nayo. Hari ibintu bije kuzuka mu izina rya Yesu. Warahombye n'utwo warekoreye ushaka ko yari yagashira, ariko hari ibintu Imana ije kuzura. Reka nkubwire ngo ubuzima bugiye kongera gutangira mu izina rya Yesu, kubera ko Yesu abivuze. Amen. Haleluya. Kubera ko Yesu abikoze, ni ukuri kw'Imana, ubuzima bugiye gusubira ku murongo. Haleluya. N'amakuru y'umugabo witwa Lazaro. Lazaro wari utuye Betaniya. Uyu mudugudu wa Betaniya ni ahantu Yesu yakunze kuba ari cyane. Ni umugabo witwa Lazaro. Yari afite bashiki be babiri, Mariya na Marita. Barabavandimwe. Bibiliya ntago itwereka ababyeyi, bari imfubyi z'Ibana. Reka mbwira imfubyi z'Ibana nzibwire ngo nimuhumure, Yesu ni wese w'imfubyi. Ajyaza akaturera akadukuza tukaba abagabo. Mana ishimwe. Uyu mugabo Yesu yakunze uyu muryango. Menya ariho havuye rya jambo rivuga ngo Imana ni se w'imfubyi ikaba umugabo w'abapfakazi. Yakundaga uyu muryango cyane, yakundaga kuba hari, yaraharyaga, yaraharyamaga. Wari umuryango Yesu akunda kandi akunda kwisangamo. Muri uyu muryango murabyibuka umunsi umwe yabasuye uwitwa Marita yarari guteka ashashana, uwitwa Mariya yarari ku birenge bya Yesu. Yakundaga guhora yumva ibivamo ibisohoka muri Kristo, yakundaga guhora yumva amagambo y'Imana. Nawe mu bintu ukunda utangira ukunde gukunda ijambo ry'Imana. Oh haleluya. Ndabizi hari amaseri menshi ukunda, ndabizi hari ibintu byinshi ukunda, ariko mu byo ukunda ushiremo no gukunda ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu muryango rero Yesu yawisangagamo, ariko Yesu yaje kwambuka avayo avi Betaniya ajya hakurya y'inyanja. Ngo agere hakurya y'inyanja, uyu muryango usigara iwabo nyine Betaniya. Muri icyo gihe Yesu yarari mu ivugabutumwa, yarari muri semina y'igihe kirekire. Yesu ari hakurya ya Yorodani. Lazaro afatwa n'uburwayi, Lazaro ararwara. Mbibutse uyu ni umuryango wasengaga, wubahaga Imana, wakundaga abakozi b'Imana, wubahaga Imana mu mico yabo, bakundaga Imana. Lazaro ararwara. Imana itugirire neza twumva ibi bintu. Lazaro ararwara. Amaze kurwara baravuga ati ariko tuzi ko hari umugabo ujya uzana iwacu, tuzi ko hari umugabo udukunda utwitaho, tuzi ko hari umugabo usengera abarwayi bagakira, tuzi ko hari umugabo utegeka indwara zikagenda. Bamutumaho ngo bamutumeye intumwa za mbere ziraza, ngo zihagere Yesu arazibwira ati nta gisubizo yazihaye, baragiye barategereza baraheba. Batuma intumwa za kabiri, Mariya na Marita batuma intumwa za kabiri. Intumwa za kabiri nazo zihageze, Yesu nabwo ntiyagira igisubizo abaha. Ndatekereza
nk'umuntu bagaburiye, nk'umuntu basasiye, nk'umuntu babanaga umunsi ku munsi, baravuze bati wa mugabo ntabye. Kubera iki? Ko twari inshuti, koko tumutumeho ntaze. Ndagira ngo ubyuke uve muri uwo mwuka w'abadayimoni bakugushije. Kubera iki tumutumyeho ntaze? N'ukuntu twabanye, n'ukuntu twakoranye, n'ukuntu yari inshuti yacu. Kuki buri gihe ambwira ngo ni inshuti ye namutumaho ntaze? Ahantu abakristo benshi barahagwa, ahantu abakristo benshi barahapfira, bakavuga ngo nta Mana iriho. Yasenze rimwe kubera ikibazo, agasenga kabiri, aravuga ati koko Yesu n'amajoro naraye, n'ukuntu niyirije ubusa iminsi 3 yose, nkaba nshoje utantabaye, nkaba nshoje ikibazo utagikuyeho, gutuma kuri Yesu ntubone ubutumwa bumuvuyeho. Benshi mu nkuriki mwamutumyeho mubura ubutumwa bumuvuyeho, ubabwira ngo mwihangane cyangwa mukomere. Benshi mu nkurikiye mwamutumyeho mu gihe mwari mumukeneye, ariko ntabwo yaje, ahubwo ibibazo byakomeje kuba bibi. Niko byagenze kwa Mariya na Marita. Nyuma yuko batumye intumwa ebyiri, ku bwa gatatu Lazaro yarapfuye. Nabo babivuyemo basa naho bacitse intege. Lazaro arapfa. Lazaro amaze gupfa, baranamushyinguye. Yesu ntiyabonetse mu kiriyo, nta nubwo yabonetse mu gushyingura Lazaro inshuti ye. Mbega umugabo uteye ubwoba, umugabo ugira ibyago ntaze, umugabo upfusha ntaze ngo mubane mu kiriyo. Mbega umugabo, aha niho abantu benshi bamwitiranyiriza. Yesu ntiyaboneka mu kiriyo, Yesu ntiyaboneka mu gushyingura, nyamara bamutumaho baramubwiraga ngo uwo ukunda Lazaro ararwaye. Ntiyaza, ntiyanabasubiza. Ngo iminsi nishize, nyuma y'iminsi 4, haleluya, nyuma y'iminsi 4 Yesu avugana n'abigishwa be, arababwira ngo noneho igihe kirageze ngo twerekeze i Betaniya. Abigishwa baramubwira bati reka da, ntabwo twajya i Betaniya, kuko nitujya Betaniya baradutera amabuye. Mbere ho gato yari amaze iminsi ababwiye ngo iriya ndwara ya Lazaro si yo kumwica, ahubwo niyo guhesha Imana icyubahiro. Nagira ngo mvuge iri jambo, ikibazo uhagazemo ntabwo ari icyo kukwica, ahubwo ni icyo kugira ngo giheshe izina ry'Imana yacu icyubahiro. Igihe Imana izabikora, igihe Imana izabihindurira, abantu bazavuga ngo burya mu ijuru hari Imana isobanura ibyasobanye, mu ijuru hari Imana ihindura amateka. Kubera iki Yesu yemeye Lazaro agapfa? Yazuye umwana wa Yayiro, baravuga ngo ahari yari yipfishije. Umurwayi wa mbere, umupfu wa mbere Yesu yazuye, kuko abayuda ntago bemeraga puissance ze, imbaraga zimukoreramo ntago bazemeraga. Uwa mbere yazuye kandi ari bo bamutabaje, yazuye umwana wa Yayiro. Amuzuye baravuga ngo ibyo ari byo byose ntabwo yari yapfuye, birashoboka ko ari agakino yari yapanze na Yayiro. Ibyo byaramubabazaga kuba abantu batizera imbaraga z'Imana. Reka mbwira abantu badukurikiye, kuba abantu batizera imbaraga z'Imana Yesu biramubabaza. Iyo tuvuga imbaraga z'Imana tuba dukeneye ko muzizera. Kuki mwizera imbaraga z'abapfumu? Kuki mwizera imbaraga z'udukecuru tutanakaraba? Mukazizera ntimwizera imbaraga z'Imana zidukoreramo. Hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'iz'abapfumu, hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'iz'abakonikoni. Mwizera imbaraga z'Imana. Kuki mubona abapfumu hari ibyo bashoboye mukabona ko Imana itabishoboye? Yesu biramubabaza, ngo ababazwa nuko bavuze ngo umwana wa Yayiro yari yipfushije. Yesu abatega undi munsi, umunsi wa kabiri noneho ntiyazuye umupfu wari uri mu rugo, yazuye umupfu bari bikoreye ndetse bageze hafi y'irimbi. Umupfu wa kabiri nuwo yazuriye mu marembo y'Inayini, kandi bari bamushize muri sirike. Bivuga ngo abamushizemo bamaze kubona ko byarangiye. Uwa mbere barabinegirije kubera yamuzuriye mu rugo, nawe arabareka noneho abategera mu nzira.
uyu yari umupfu wa kabiri ngo ni umwana w'ikinege w'umupfakazi wari utuye Inayini, nawe bahurira mu marembo y'Inayini ngo berekezaga ku irimbi kandi bari hafi kuhagera. Yesu arababwira ngo nimuhagarare, ngo barahagarara. Kandi bahagaze hari babandi bapinze, bahagaze hari babandi bari igihe yazuraga uriya mwana wa Yayiro, ngo barahagarara. Ngarababwira ngo mushire hasi kiriba, bagishira hasi. Nabwo ngararangura ati muhungu bzuka, ngako kanya uwo bari bagejeje ku irimbi arabzuka. Nabwo ntibemera. Reka mbabwire ngo Imana igiye gukora ikintu cyemeza abantu. Uyu mwaka utararangira hari ibintu Imana igiye gukora byemeza abantu. Byemeza abantu ko Imana yacu igikora, byemeza abantu ko Imana yacu igifite imbaraga, byemeza abantu ko Imana yacu ishobora gukura mu rupfu, byemeza abantu ko Imana ishobora kuzura, byemeza abantu ko Imana ishobora guhindura amateka, byemeza abantu ko Imana ishobora gukiza indwara, n'izo kanseri, n'izo sida, n'izo diabete, n'izo hypertension. Ibyo byose Imana yacu irabishoboye. Imana ikeneye abantu ikorana nawe. Imana ikeneye abantu bafite kwizera. Ngo nabwo ntibizera. Aravuga ati aba bantu noneho nzabagirane. Niyo mpamvu kwa Lazaro yutamenya aya makuru ntumenya n'impamvu yabyo. Kwa Lazaro yamaze iminsi 4. Iminsi 4 ku bantu bize ibyerekeranye n'ubutabire ahari, ku bantu bagiye biga, murazi neza nyuma y'iminsi 4 umuntu avuye mu mwuka ntushobora kwinjira ahari, keretse bamushize muri hariya muri za firigo babashyiramo. Ariko atagiyemo iminsi 4 ntiwakinjira mu cyumba arimo. Noneho iminsi 4 umuntu ari mu butaka hasi, kuko mu butaka hasi ubwabo haba harimo ubushuhe bwinshi. Hari amagaze abazamukamo byoroshye kwangiza uyu mubiri twambaye vuba cyane. Yagiye rero hashize iminsi 4. Iminsi 4 mu mibare y'Abayuda umuntu wapfuye yabaga yamaze gushwanyagurika, umuntu wapfuye yabaga atangiye kunuka. Niyo mpamvu Marita yamubwiye ngo none aranuka. Yesu rero akunda ibimaze kunuka. Ni umwami ushobora kuzura ibyo byawe byamaze kunuka. Hey, muri iyo minsi 4 Yesu aravuga ngo ngiye kwemeza abatemera. Reka nkubwire ngo uyu mwaka Yesu agiye kwemeza abatemera ibizabo. Yesu agiye kwemeza abantu batemera imbaraga ze. Ngihanura kuri aka gatuti, Yesu agiye kwemeza abantu. Yesu ngo iminsi nirangiye aravuga ngo twerekeze Betaniya. Abigishwa batoya turacahe ko bapfushije ntuhagere, turacahe ko bamaze kumuhamba ko mu kiriyo tutahabonetse. Yesu arababwira ngo nimuze tugende. Uyu munsi Yesu yerekeza ku rugo rwawe, uyu munsi Yesu yerekeze mu kazi kawe, uyu munsi Yesu yerekeze ku bana bawe, uyu munsi Yesu yerekeze ku mugabo wawe, uyu munsi Yesu yerekeza aho hantu uryamye, uyu munsi Yesu yerekeza aho abantu bakujugunye, uyu munsi yerekeza aho hantu bagutaye, uyu munsi Yesu yerekeza aho hantu umaze igihe uririra, umaze igihe warihebeye, umaze igihe wibaza ngo ibi bizageza ryari. Ngo Yesu yerekeza Betani. Kamabwi yerekeje Betaniya hari amakuru menshi. Ngo agitunguka mu maremba bamubonye baryanye inzara, baravuga ngo dore wa wundi araje. Nitwababwiye ko ari umuyesikoro, nitwababwiye ko ari umubeshyi. Ngariko witwa Marita ahita sohoka yirukanka, ngaragenda amufata ukuboko aramubwira ngo koko yuza kuba hano musaza wacu ntaba yarapfuye. Nawe abantu barakubwira ngo yuza kubusenga ntuba warasenye, yuza kubusenga ntuburarurira, yuza kubusenga abana ntibaba barakunaniye, yuza kubusenga dufite abantu bagukora goshora abandi, yuza kubusenga uba warabonye akazi, yuza kubusenga ubayeho neza. Hari igihe Imana ibyemera, ariko ibiza umunsi izakoreza abantu isoni. Marita aramubwira ngo yuza kuba hano ntago musaza wacu aba yarapfuye. Yesu ngahita turikararira. Ntabwo Yesu yarijijwe n'ikindi, yarijijwe n'abantu bari mu kiriyo, amagambo bavugaga ko mwasengaga, ko mwamukundaga, ko mwabanaga nawe, katigeze abakiriza musaza wanyu. Ababazwa n'imitima y'Abayuda uburyo yari iri gutekereza. Yesu ntabwo yababajwe nuko Lazaro yapfuye,
kuko yarazi icyo agiye gukora. Yababajwe n'imitima y'abantu bari aho ku kiriyo bavuga ngo ntiwabona wigize umurokore, ntiwabona wigize umuhanuzi, ntiwabona wigize umukozi w'Imana. Abantu nuko babavuga nimwabona. Ubwo se nimba yarabakundaga kuki atabatabaye, kuki atamubakirije se? Ariko Yesu ngararira ngo amaze kurira abwira Marita aramubwira ngo ngwino unyereka aho mwamushyinguye. Ereka Yesu aho ibyawe byapfiriye mama, mwereka aho byapfiriye mu kazi, mwereka aho byapfiriye mu rugo rwawe, hamwereka uyu munsi hari imbaraga zigiye kuzura ibyo bintu. Oh haleluya. Ngo arangije arababwira ngo nimukureho igitare. Ndabwira unkurikiye ngo kuraho igitare cyo gushidikanya, kuraho igitare cyo kutizera Imana, kuraho igitare cyo kutizera imbaraga z'Imana, kuraho icyo gitare cyo gitare kikubwira ngo Imana ntibishoboye, irabishoboye. Kuraho icyo gitare alemo sokota zarabinito, kuraho icyo gitare cy'amagambo abantu bakubwiye ngo ntibishoboka. Birashoboka. Ntibishoboka imbere y'abantu ariko ku Mana birashoboka. Ntibishoboka imbere y'abakomeye ariko ku Mana birashoboka. Ntabwo bishoboka kubera ibyo abaganga bakubwiye ariko ku Mana birashoboka. Lemosokota ya binitobre. Kuraho icyo gitare, kuraho icyo gitare cy'amagambo, kuraho icyo gitare cyo gushidikanya, kuraho icyo gitare. Ngo bakuraho igitare ariko mbere yuko bagikuraho Marita aramubwira ngo hoya uyu munsi aranuka. Ndashimira Yesu utajya ukangwa n'ibyanutse. Kamubwire byanukiye abantu barabizi muri karitsiye, byanukiye abantu barabizi mu kazi, byanukiye abantu naho ugenda barabizi. Yesu wacu ntabwo akangwa n'ibyanutse. Hari imbaraga muri we zidatinya ibyanutse. Ibyawe byarapfuye byaranutse. Ibyo nibyo Yesu ashaka gukoreraho, ibyo abantu babona ko bidashoboka. Oh asante Yesu. Sikaya binita pifoza rebelitaya kanu kwikunda umwana wayo jeni kwinkunda nakwiriye narumugome nukwima Yesu ngwambambirwe ku musaraba mubo yacungu jayo maraso ziyuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mw'isi yose. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranwa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Reka mvuga iri jambo rivuga ngo yo bimaze kunuka abantu bose baraduta. Yo bimaze kunuka abantu barigendera. N'abagusuraga ntibagaruka, n'abaguhamagaraga kuri telefone ntibasubira kuguhamagara, n'abaguhaga pole ntabusubira kubona. Oh ariko hari umugabo utajya uduta, hari umugabo ugumana natwe mu byago, hari umugabo ugumana natwe mu makuba. Ndagukonveka ndaguhuza n'uwo mugabo, ndakwinjiza muri uwo mugabo. Uwo mugabo utajya uduta, uwo mugabo utajya ujya kure yacu. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Muramubwira ngo none aranuka. Nawe ibyawe byaranutse, ndareba byaranutse. Mu mudugudu barabizi byaranutse, abamuvukana barabizi n'abo mwiganye byaranutse, isi yose irabizi byaranutse, aho uri mu mahanga barabizi byawe. Ariko Yesu wacu ntabwo akangwa n'ibyo binuka. Yesu ngarararama asenga mu isengesho ngiye kugusengera musoza. Aravuga ngo data ndabizi kusanzwe unyumva, ariko ibyo mbikoreye kugira ngo abaraha bizere ko wantumye. Nanjye ngiye kubikorera kugira ngo abakurikiye icano mwizere ko Imana yantumye. Aravuga ngo data bikorere kugira ngo ababizere.
hari ibintu Imana igiye gukora kugira ngo abantu bizere imbaraga zayo. Hari ibyo Imana igiye gukora mu muryango wawe kugira ngo abantu bizere imbaraga zayo. Hari ibyo Imana igiye gukora mu kazi kawe kugira ngo abantu bizere imbaraga zayo. Ngamaze kuvuga cyo ararangurura, aravuga ngo Lazaro sohoka. Ai de kosia andone pofaide saidela. Thank you Jesus. Nguwari upfuye arasohoka. Mu izina rya Yesu ndahanuye izawe byapfuye uyu munsi nibizuke. Imana igusohoraho waruri, winjire mu masezerano yawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka mbasengera Imana. Mana herekeza ijambo ryawe. Ubu buhanuzi buhindura amateka y'umuntu. Ubuzima bumeze nk'ubupfuye ku isi hose. Nta numwe udafite ikibazo. Ibihugu byinshi biri muri crise. Ibihugu byinshi bifite ibibazo. Ibihugu byinshi biri gufata imyenda ikomeye. Ariko wahindura uyu munsi ukongera ugatangiza ubuzima. Ibyari bipfuye bikongera bikabaho mu izina rya Yesu. Ndasengera wari ukurikiye ubuhanuzi kugira ngo ibihe byapfuye ubizure. Uyu ni umwaka uje kuzura ibyo abantu bizapfuye. Birashoboka ko ari business. Birashoboka ko hari ibyapfuye mu nda ye. Akaba ariyo mpamvu kugeza uyu munsi atari kubyara. Ariko hejuru y'ibyo hari imbaraga za Kristo. Ongera ureme mu izina rya Yesu. Ndasenze ubu buhanuzi buhindura amateka n'ubuzima bw'abantu mu izina rya Yesu. Amen.